agakiza k'Imana we nzakagendana. Abayisiraheli bageze mu bihe bikomeye, ngo ngwiki mu bihe bikomeye, bageze mu bihe bikomeye batabaza Yesu Kristo ngo abambutse inyanja. Amena. Abambukije inyanja n'abatamwemera baramwemera. Vuga ngo amena. 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 Baramwemera. Noneho rero kwa Matondi ko nari kutubwira ngo ahigwemera atabonye ngo kuko yemera atabonye ngo nako Imana izamwemeza ngo n'ibindi byose. Haleluya. Amena. Gira uti haleluya. Amena. 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 Nuko rero Yesu amaze kuvuga ayo magambo, abatamwemera ntibamwemeye, baje kumwemezwa nuko yakijije umubembe. Vuga ati amena. Yakijije nde? Umubembe. Yakijije nde? Vuga ati amena. Takimana we nzakagendana. Uraho mwene data? Uraho neza? Isashimwe. Yahimbazwe. Uraho nawe? Yego. Nese mwene data ubu ngubu uri kuva hehe werekeje? Ndi kuva igingi ko gasatira ari akantu mvuye gushaka nyine. Kerecyanye nako kumanura mu muhogo nyine. Ntabwo agiye gusenga se? Akareka ngiye gusenga ntabwo njya byitaye. Kubera iki? Kubera ubundi mbaye ngiye ariko ubundi baretse gatoya. Kwa Matayo 5 haravuga ngo n'abatamwemera bazamwemera. Abayisiraheli bambukije inyanja barushijeho kumwemera, n'abataramwemeraga barushaho kumwemera. Ariko mana yanjye, mbega umuhungu uteye neza yewe we, uriya muhungu yari wo wanjye rwose, ahubwo Imana sinzi impamvu. Mana yanjye, uriya muhungu rwose aranyuze pe, ndi kubona no gukomezana n'uriya muntu bitari gukora. Abatazamwemera azabemeza. Niko uwo rusigaye mu biki? Nari nsigaye hano. Dukomeze urugendo. Ahubwo uramusoro duciye uramuzi. Urarushye? Uramusoro duciye uramuzi. Ni musaza wawe? Oya nuko gusa nge ndikumva mukunze kandi ntabwo navana mu menye. Ingo. Ve tugende uzamumenya ubutaha. Uvuze ngo iki? Uriya musore namukunze. Ngo wamukunze sigaho ugiye ko nizeraga koko. Oya tugende iyo ni satani. Iyo ni satani shaka ukoreka. Oya tugende uzamumenya. Ve tugende namukunze nshaka kumumenya. Ngushaka kugira ute? Iyo ni satani shaka ukoreka. Oya ntabwo nabyemera. Oya satani ba mu bantu itwara abandi mu bandi. Ve tugende. Oya ntabwo nabyemera nshaka kumumenya. Jaburo irikote ryarayakoreye Imana. Musaza iri kote nyine ryarayakoreye, ariko akenshi na kenshi usanga nawe iri ngiri ryarayakoreye. Ryarayakoreye turayatuze Imana. Niyo tutayatunga nese ko twagiye rimwe na rimwe tuyakorera tukanasambana, ugira ngo ntibyabaga bihagije? Niko kabi nyine. Ntabwo ariko kabi, ahubwo niko keza sha. Reka nkubwire, ariko rimwe na rimwe njye no mu mutima wo kwambuza narawutaye tu. Ntabwo nzongera kwambura. Serious? Cyane. Ubusobaye icyo wishimye uzatungwa n'iki? Ngo nzatungwa n'iki? Kankubwire. Ubu nsigaye nifuza none akakikiraka cyo guhinga. Nkakibura sha. Nizira ubwo nazobora guhinga komeza. Guhinga napfa kugerageza bro. None se byibura naniwe guhinga no guhanagura inka z'abaturage nabyo nabiyoberwa sha. Ntabwo nabiyoberwa. Ahubwo dukura amaboko mu mufuka ma. Dukore. Byibura nka hano turi ku ndege sibyo, tujya dushaka nk'umuntu tuba twanamutwara. Ibyo bintu bye ntabwo nabyishoborera ma. Ndi mande ngiye gutumika kada akazi ndaza. Ari. Waramutse neza madama se? Ni byiza. Rero susanze twicaye hariya. Nene sinakuntu nagutwaza nyine. Uriko ushaka kunwaza? Icyambere n'akazi danjye nagutwaza tukagendana.
none ubu ngubu uri kumva none mwata ndi buguhangara ahubwo ugiye hehe mbwira hano ugiye mite nkubwira ibiciro kuva ngiye hari imbere gatoya ugiye ku biro aha wikiribwa wigora hariya tuhagendera turuwasi ariko nyine kubera uri mwiza uri icyuki ndaguca 2.5 nta kuntu naguha nk'ijana wenda akama urakabije ijana wenda ijana rirahagije ngaho komeza ugende nuzi ukuntu haba hirya haba bambuza ibaze iri kote rikajya kumva ryitimbiyemo igiceri cy'ijana umuntu w'umusore ubwo ngubwo bishatse kuvuga ko agiye akorera ijana urimo kumva ubwo yazagira ayubatse icyo ariko ese wagize ijana ukarikorera ijana uri kumva ni make nata wowe waryemera ijana nata sisita ijana ndaryemera niyo byaba ubuntu mani nitwarisa twigendere rwose nese bro ubwo ngubwo wungutse iki uransongoye ko aje icyana n'iki uzahugira mu nyo z'abagore yakore rwose ve tugende asura musore kuko ura musore ndamusiga yitwa ndasura muzi nawe yanashakaga kumenya izina ry'uriya musore uvuze ngo uriya ntabwo yari uwawe oya ni uwanjye urabeshya marara bata marabanuka warekere banuka urukwa ostatali amumwana kamukora mukara mumarukireho amukwemi ukabibi imana iri kumbwira ngo nagaru wawe yari uwanjye nagaru wawe nakoze nategeye ku ndege nyinshi ariko uriya waranyemeje umuntu inyo z'abagore aziguranisha amafaranga igiceri cy'ijana kigatuma umuswara njyana umukiriya ariko sigaye hano njyenyine nk'umuntu uteye rero ntabwo ari byo ibi bintu bigomba guhinduka aka karengane kaba yarase hano ku ndege ubu bikira mariya arakazi inyo z'abagore nakumanukiraho umwuka wera gukuramo iyo myuka mibi yagufashe oya nakumanukireho ese buriya ari mu biki bene data uriya ari pasiteri wanjye pasiteri usigenda kuri abantu mu muhanda ni pasiteri nyirayo maze n'uriya ni diyakoni wacu aho uzi kuri ari mushiki wanjye ari kugenda kuri yesu we mbese buriya bari mu biki buriya bari kwiga ijambo ry'imana cyangwa bashaka gukora ibindi shaka kunsambanyiriza mushiki wanjye buriya ntabwo ari we wawe uriya muhungu niwe wanjye niko ntabwo ari we wawe ntabwo ari we wawe ni gute nabona umuntu rimwe nkahita numva mukunze uriya muhungu niwe wanjye uriya musore rwose namukunze ayo ni imyuka mibi irimo kubikubwira we pasiteri umeze bite mwene data uraho yesu ashimwe cyane wanyu we kuri mushiki wanjye nta n'isoni ugenda umukurura mu muhanda ngo mushiki wawe ntazi ko nta n'isoni ugira ma umukozi w'imana urakomeza ukamukoraho nta n'isoni kandi se ko mushaka kurwana iyo ni imyuka mibi iri kugufata iyo ni imyuka mibi iyo ni imyuka mibi iyo ni imyuka mibi yesu kristo umanukira oya mwirwana umva mwasi igikapu cyanjye nigendera uriya niba ari na sisita wawe si bindeba tugende cyambere nuko nkwishyura ukanwa tugende nuko ari akazi ariko oya tugende oya kihorere Hadaga nkomeje kuburaburirwa mu mihanda hose se ago babo haba umuntu numwe nta n'umuntu ariko sha bariya bonda yabaje kira gikobwa nta kuntu umuntu yagikora mu muzigo mwa ubundi se buriya kirigeze iyo kigiye twigende haya munsi azagutera ibibazo kuzana sha umeze tesema urambaza ngo bimeze bite wa mugabo we kuva mu gitondo kugera na n'iza habe n'agaceri k'ijana ndabona ugize ngo beke kono base wirirwanye umwabo ariko Rodigo ntitwakuranye ndabizi kuva mu bwana bwanjye ntago warere wanarerewe twarabanaga no mu birarotse twarabanye wamba bariye ukamakasi shabo ndaguha kaye kazi babarira makazi uno muzigo nkugereza iyo ugiye rwose ndawugeze kandi ubwo subonye nje nikoreye hoya ikandi makuvuga nasuba nigezayo umuzigo ku mutwe umuzigo uri hesha
ndimo kwibaza ntibukirigezayo umuzigo wageze ute mpakazi wenda ndarindi nta nubwo ndaguca menshi ntabwo ndaguca menshi none se mbonanye umuzigo reka nkwereke none se reka nkubwire wenda reka tubare ko gipima byinshi ariko ndapfa kugerageza sibyo kampime ndebe ngo ese nakijyanira ngahe ngwino hano buretse akatubaza mbaza uyu mushiki wanjye ashatse kuvuga ko ari wo muzigo reka nkubwire hariya hirya hanyereye ikintu kibyibushye gutya nk'igitimbiri kiraramuka kigiye ngo kigereyo imbwa impere ntabwo reka nkubwire cyangwa mbabarira iki gikorwa nkijyane ubwo bishatse kuvuga ngo uyu ni umuzigo nzanye umubonye ku mutwe mu biganza kuri rero umubonye he wikigona Rodigo ako sumbwe ko twakuranye so winyibwire arakoranye rwose simbihakane reka nteruru no muzigo numva hepfo imbere uzi n'ikindi se uracyagorwa uracyagorwa wowe urafata umuntu mushiki wanjye nk'uyu mwiza sha witende ukavuga ngo ni umuzigo sha uwo matende umana ayo matende yaho ahubwo se n'akaboko barakavuga umva nkwibwirira aho kugira ngo urushywe n'imitwaro nyikorera reka nze ntego mfite mu icumi mfe kuri kurajya ubwo se akugobotse bamwitaga umuzigo ariko ni n'umuzigo acira da mwana ibaze ikote ryanjye rikajya kumva rigiyemo igiceri cya senka ubwo zi iyo uba umuntu bareka mutera hakuze kuri uruntu wajya ngo ni amafaranga yarabuze hano harimo shokora niwitwara neza hano ndaguha harimo nanjye nahanga ijana muri nese musaza wa nuyamuha ubwo ngubwo turategeka aka dushatse twanakihorera ndategwa no kubugendera bengo reka nkabyezo ukora reka ngende genda do cyakora yawitwara neza yawitwara neza hano hari harimo aka ngagende mugende ururuntu murakagende mubashwe mwana nyuma cyayi Deko ngo hariya nguriya ngo ni iki cyawe uriya ni musaza wanjye ni musaza wawe akaba yaranguye mu kwagashya kuri yuri kure ariko uriya muhungu njye namukunze nandi kintu wamukunze iyo ni imyuka mibi namukunze namukunze njye uriya muhungu rwose ntacyo wambwira hinduka oya namukunze ahubwo reka nkubwire ntabwo njye nabaho uriya muhungu ntamubonye utamubonye imyuka mibi ikomeje gukurikirana uriya muhungu nta kumubona nta buzima kubera imyuka mibi ufite n'amadayimoni iwanyu yabogarije ntabwo uzagira amahoro gumana muri ibyo ngibyo agira umuhungu ntabwo namubona umusaza we yarakwiye mu kwagashya umukozi w'Imana pasiteri nta mahoro muzagira ngaho genda niba wanze guhinduka ntabwo nahinduka pasiteri uriya muhungu ntamubonye nta buzima pasiteri nigishije benshi ese buri uriya rinda yagiye nk'umuntu nizeraga nka diyakoni akaba akoze biriya bintu ariko Imana izamwihembera ibyo Yobu yahemukiye Imana ibyo yakoze nibyo Imana izamuhemba kuko umufata wowe habaye iki byagenze bite nyine nagukunze wagize ute nagukunze umuntu iki kanyuka nagukunze ukaba iki ndakuza se basi nigende kuko b'imyaka mwabaye muti nago nkurekuza jewe wankunze nagukunze wankunze iki wankunze unzi oya nago nkuza ko nakoye mba nagukunze sinhaba ngubita nkajidura hano mu muhanda wankunze iki wande kuje nkigegera nagukunze nago nkurekuza ukaba b'imyaka ndakatse twinjinje noneho ugindore duhome se kugira ngo byumve kanyuka oya nagukunze ariko byumve gutya babarunde kuza nje nigendere nago nkurekuza akoga biri iminsi dufitandatu komana nanjye ibyanjye byose mbwa zabigwaniye Meze bite ko wibutse umusoro aha ibyanjye ni birebire ntabwo wabivamo bimeze bite hari umusore arancitse kandi nari namukunze none ndi kubona n'imbaraga zirankura ahantu hasi sikizagira ngaho niko se bigenze nuko unase wari umubonye rimwe cyangwa mu nshuro wavuze se ko ari bwo bwa mbere nari mubonye
Mbese ubwo ibyo birakwiye urumva wowe ahubwo urumva wowe unabaho ahubwo. ase wowe ntabwo wahura n'umuntu ugahita umukunda utanamuzi koko Nose ku buryo byatuma unicara aho ku musenyi kwicara nta kibazo ufite. ongeraho ko narabona n'imbaraga zinkura hano kuko uriya musore nawe ntamukunze Ariko ufite kuba urinjije. oya ntabwo ari ubujiji nawe byakubaho Oya ku buryo waba ubonye umuntu rimwe hanyuma ugahita uvuga ugahita ukiduka ukavuga ntabwo wari wabona umuntu ngo wumve ngo uramukunze no kuva aho uri birakunaniye yego birakunanira neza niyo mpamvu natwe duhita twungukiramo tukabona akazi iyo umuntu kuva ahari bimunaniye nta kibazo wenda niba afite amafaranga wawe. nanjye mpita mujyana Umva ngo bimubayeho ra muzintu ngo bimubayeho ntabyo nzi ngo abonye umusore bwa mbere ngahita yumva aramukunze aranamusarira yicara no ku musenyi hasi. ku buryo yicaye hasi kubera umusore abanyabwenge ahubwo nawe araje gusarira pe. ubu ntabwo wabona umuntu ukumva uramukunze ku buryo ntiwabura n'imbaraga zigukura ubwo nyine atanga amafaranga bakujyana. wabuze imbaraga iwanyu ni hehe iwacu ni hariya hirya nka Kimironko Kimironko haratugirayo turwasa ubwo uri umuntu rero ndaguca bibiri kubera iki se bibiri rwose weho ushobora kuba unaremeye oya umuntu ntagaremera umuntu ntagaremera agira ibiro ntabwo aremera ubwo rero bwo ntibakujyanye reka mujyane sura y'amabibiri oya ndaguha icyatanu umupira wanjye nkajya kumvuguyemo icyatanu ntabwo ko yazahaye koko ntabwo ubaza umuntu wemeye ko ariko mutera ubu ntabwo wampaho tukamujyana hariya ariko mama mitsutse umugani terura ibiguru nanjye narure hejuru dore ko tunaziranye terura sha ubuzuba iki ngiki kiramaye kubi utanyica sha